abantu bavuye kera bahohoterwa na n'ubu bakomeza guhohoterwa, kandi mu minsi iri imbere ihohoterwa rigiye kwikuba inshuro zose. Abantu babamarire mu buroko, abantu bababuriza irengero, abantu babice basange imirambo hirya no hino, imusozi, mu mazi, mu migezi, mu biyaga, mu byobo, mu mashamba, mu bihuru, mu bizu, mu bibanza runaka bitubatse, mu mirima, hirya hino. Muri make ibintu bigiye kumera nabi cyane. Ababyeyi bakora akazi k'ubucuruzi bwite butemewe cyangwa kuzunguza ku gataro ndetse n'abanyerondo b'umurenge wa Kacyiru. Iyi ntambara itigeze yorohera aba banyerondo kuko yaba uyu mubyeyi yabananiye ndetse bamwe mu baturage bagakomera uru rwego rw'umutekano rwateruraga ibicuruzwa by'uyu mubyeyi we adashaka kubirekura, aho urusaku rw'abantu rwahuye n'ubwinshi bwarwo umuhanda uruzura, byaje gutuma aba banyerondo burira imodoka isanzwe ibafasha mu kazi baragenda. Gusa kuri iki kiraro hasigara batatu. BTN TV twegereye umubyeyi wohereje abana be mu cyaro mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda, avuga ko kuza muri ubu bucuruzi butemewe abiterwa no gushaka ubuzima. Gusa ngo hari inzigo y'uko yigeze gusenyerwa inzu ubu adafite aho abanyamara yari atuye, ndetse ngo yanagerageje kugana kamwe mu dusoko twabashyiriweho aburamo umwanya. Abanje baba mu Ruhango kwa nyina wabo. Oya, twese mu Ruhango. Ibibazo nataha yubu ngubu nari kuzajya naha muri Gikunda naha mu Musanze nzaha. Ruhango rw'amajyepfo cyangwa Rw'Igiti rw'amajyepfo. Ariko nubwo baba umwe ameze gutyo, uno muntu ukinyiniraho n'umwe kuko inyama y'uko banarayiye. wayijugunye ryari rero? Bakimara kunsengera igipangu cyanjye, umugabo wanjye bamageragere bamufunze mu kwa munani bansengera mu nyine ngaho tubwire basi niba wagusenyeye wasenyewe nani aba ngabo? simbizi nzi ko nasenyewe n'abaje gusenya hariya nyine. Kubera iki cyatumye uvuga uti nyama y'ubwoba ndayitaye kubera uyu Narayitaye cyane kuko nari mfite icyangombwa cy'ubutaka nubatse. Abantu bari bemerewe gusenya n'abari bari hepfo yacu bari batuye mu mazi. Barangije natwe baraza bakadusenyera, bamaze kudusenyera baravuga ngo twebwe n'ihohoterwa badukoreye. niyo mpamvu waje mu muhanda. Ebana ubu ngubu ndabavuze ko nizaza kubinkuramo nazabaye nafite n'imbunda. Agatendo kabaye none hari akameze gake. Aka kamodoka ka Gisuka Kacyiru kari kaje kumfata. Kuko n'abari bagufatiye muri Cyamukura ko kavuye aho ngaho niwe ucururiza niko nababwiye. Nta muntu urimo no kumbaza ati bite. baje kugufatira muri Gisozi. Nyine baraza hose barahakorera. Hari n'igihe tuza twose aka Kacyiru n'aka Gisozi twose tugaparika hariya. Ariko narababwiye ni n'umushaka muzashake n'utundi tumodoka mwiyambaza wenda nka dutanu. Nta muntu uzongera kuvuga ngo aje kunkorera no ku mari. Noneho niyo mpamvu usigaye nzana n'ibitaro bibiri. Oya, Ibyo ni ibireba n'ibyanjye. none ubyikorera ute? Nshaka umuntu akantwaza kino. Ikintu gitumye baza gutwara ni iki? Ni uko ababizi basanzwe babizi maze imyaka ine nsenyewe. Bagusenyeye kubera iki? Kubera iryo hohoterwa ryambayeho nyine. Nose njye ndabizi. Wari uvuze uti hari udusoko twubatswe hano mu mujyi wa Kigali na hano hirya karahari. Barakubatse hariya mu Gakinjiro. Karahari gashyashya bakise ngo ni urumuri. Nagiye gufatamo umwanya nanjye batwanditse. Ngiye ngo njye gufatamo umwanya ngire barawunyima ndavuga ni ngewe kuva mu munyi. Mujyane ikawa zanyu nzajya mu muhanda Uwiteka niwe uzahanywa. Nuko rero nyine kariya agasoko bo nari nagiye kwiyandikishamo niyandikishijemo barimo kukubaka. Ni wowe wenyine uri mu muhanda gusa kugeza ku Ntabwo ari jyewe, barahari benshi cyane cyane, ariko njye naravuze ni Uwiteka ataravuga ati mwana wanjye ngukuye mu muhanda nta kindi kizahanywa. bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bagaragaje imyumvire itandukanye kuri iki kibazo. Abaturage baragowe, amagereza yose agiye kuzura kwa Kabuga, kwa Gakinya, Iwawa, amagereza yo ku mirenge yo mu turere twose. Bityo rero abanyarwanda nibatabarwe vuba, bimeze nabi. Inzara iratema amara, ubukene, ubwicanyi, ubushimusi, ubugizi bwa nabi, gukubitwa no gukomeretswa no kugirirwa nabi, gushimutwa ku manywa y'ihango riva no gutundwa ukaburirwa irengero. Banyarwanda nibatabarwe, n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, n'amahanga yose natabara abanyarwanda. Turugarijwe, ibiciro byasize abanyarwanda, abantu barakennye, abana bameze nabi, abana ntibafite icyo kurya. Abayisilamu mwese mugire umunsi mukuru mwiza.